Amazina nitwa Imanishimwe Clarisse, ndi umubwiriza butumwa bwiza, mwarimu ubarizwa mu itorero rya ADPR. Murakoze. Uwiteka humugisha ijambo ryawe, umwuka wera riherekeze, rigirira umumaro abariteze amatwi bose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Zaburi, ibice ni 144 n'umurongo waho wa mbere. Ibyanditswe byera biratubwiye ngo Uwiteka igitare cyanjye ahimbazwe. Amen. Wigishe amaboko yanjye kurasana, n'intoki zanjye kurwana. Imana ishimwe cyane. Amen. Iyi ni zaburi mu by'ukuri itagaragaza uwayanditse, ariko iyo urebye usanga ari ikomeza iturutse ku 143 yanditswe na Dawidi. Amen. Dawidi rero mugabo utangaje, sekuruza w'abizera, ariko kandi akaba umurwanyi, akaba icyitegererezo cy'abarwanyi mu kurwanira icyubahiro cy'Imana. Aravuze ngo Uwiteka igitare cyanjye ahimbazwe. Ese iki gitare ni ikihe gitare yavugaga? Ndagira ngo bene data mwese munkurikiye mbabwire rwose ko ibintu turimo ari ibintu by'ukuri kandi bisobanutse rwose. Iki gitare Dawidi yavugaga ntago ari ibuye we yari yabonye risanzwe nk'iryo wenda ujya ubona ku musozi kanaka, ahubwo abatubanjirije bagiraga amahishurirwa akomeye cyane. Iki gitare muri Ancien Testament cyangwa mu isezerano rya kera kiyerekanye muri ubu buryo. Kiyerekanye mu gitabo cyo Kuva, igihe ubwoko bw'Imana bwavaga mu gihugu cya Egiputa batashye mu gihugu cy'isezerano. Ni ibice 13 umurongo wa 20 uzageze 22 usomye witonze. Hano Bibiliya itwereka ukuntu iki gitare cyagendanye n'aba bene data ku manywa, kikababera inkingi y'igicu kugira ngo izuba ritabica, ninjoro kikababera inkingi y'umuriro kugira ngo imbeho itabica, kubera ko bagendaga urugendo rwo mu butayu. Cyongeye kubigaragariza n'ubundi mu Kuva 17 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7, kibaha amazi yo kunywa igihe bari baguye umwuma. Umuhanuzi Zekariya yagihanuye mu bice bye 10 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Yabwiraga abantu ati, mw'abantu mwe, niki gituma musenga ibigirwamana? Mukwiye kwiringira Uwiteka. Ati kandi Uwiteka mwiringiye, nge ndimo kubona muri we azabazaniramo urutare, azabakuriramo urutare, ibuye rikomeza imfuruka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mu isezerano rishya Matayo yigeze atwandikira uko Kristo yavuze uru rutare, avuga umuntu wubatse inzu yo ku rutare w'umunyabwenge n'umupfapfa wubatse inzu yo ku musenyi. Amakuru murayazi tutiriwe turondogora. Hanyuma muri Matayo nanone 16 murongo wa 17 hari ikiganiro Yesu yagiranye n'intumwa ze. Petero aramubwira ati, irababaje ati, mugira ngo ndinde? Si abantu bagira ngo ndinde? Bamuha igisubizo ati, mwebwe se mugira ngo ndinde? Hanyuma Petero yuzuye umwuka wera aramubwira ati, uri Kristo umwana w'Imana. Yamushubije ijambo ryiza cyane, aramubwira ati, nyama n'amaraso ntago ari byo biguhishuriye ibyo, ahubwo umwuka w'Uwiteka niwe uguhishurira. Ati rero kuri urwo rutare Petero nzubakaho itorero ryanjye, n'amarembo y'ikuzimu naho yakugururwa ntago azarishobora. Ibyakozwe n'intumwa nabyo bijya bitubwira ayo makuru mu bice 4 uze guhera ku murongo wa 11. Amen. Hanyuma rero n'ahandi hatandukanye tutiriwe turondogora, Dawidi yahishuriwe iki gitare, aravuga ati, Uwiteka igitare cyanjye ahimbazwe. Mwene data wizera Yesu, aho uri hose ukaba ubizi neza kuri mu mubare w'itorero, mu idini yawe, mu itorero ryawe, ndagira ngo mbabwire ko twiringiye Imana ihambaye, ishushanywa n'igitare cy'umutamenwa. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Ariko muri iri jambo ry'Imana turibaza ikibazo,
kuki uyu murwanyi w'icyitegererezo specialiste mu barwanyi, uwaba umwigisha w'umuntu wese mu mirwanire, Dawidi warwanye akica intare n'idubu igihe yari aragiye intama zase mu ishyamba. Dawidi wishe Goliyati kiriya gihe. Dawidi yari umuhanga, azi kurwana intambara mu mubiri, azi no kurwana intambara mu mwuka. Ndashaka kubibutsa ko hari igihe Sawuli yamuhigaga akagera igihe amera nk'umufashe muzima, ariko kuko abizi neza ko itegeko ry'umwuka riri muri we ritamwemerera kwica umwami, akamureka akagenda. Iyo ni imirwanire ihambaye cyane. Ntago ari aho gusa, ndumva ashaka kubibutsa igihe Nabali yari amusuzuguye bikomeye, agafata abasirikare be akajya kumwica n'ibye byose nabe bose, ariko umugore we agerageza guca bugufi no kumusaba kubagirira imbabazi no kumuha ibyo yarakeneye byose. Yumviye inama z'Imana, aravuga ati undinze kumena amaraso atariho urubanza, kuko nari navuze yuko nta n'igihumeka kiri busigare mu rugo rwanyu. Uyu rero yari umurwanyi w'umuhanga, ariko umva uko avuze. Aravuze ati Uwiteka igitare cyanjye ahimbazwe, unyigishe. Bene data, muri uru rugendo nta muhanga ururimo wavuga ngo ngewe narangije kurwana. Kubera iki? Kubera ko urugamba warwanye mu kwezi gushize ntago ari rwuri burwane uyu munsi Imana iduhaye, kuko uyu ni umunsi imibereho yawe yose umaze witwa izina ry'uwa kabiri, ariko n'uwa kabiri utigeze ubona ubuzima bwawe bwose. Kubera izo mpamvu nta nubwo nibiri bube ku buzima bwawe, nibiri bube ku buzima bwanjye, ntibiri bube bisa n'indi ya kabiri yabayeho ubuzima bwawe bwose. Niyo mpamvu Dawidi yamanikiye Imana amaboko akavuga ati Uwiteka Imana we, nyigisha. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Hari umugabo umwe wo mu gitabo cy'umwuka n'uwitwa John Bunyan, yatwandikiye urugendo rw'umukirisitu, hanyuma twereka urugendo rw'umukristo rugeze ahantu hakomeye. Yarwanishije inkota arwana n'uwitwa Polowoni, yayifashe mu ntoki aravuga ati inkota ndayitwaza mpaka ninjiye mu rurembo Siyoni. Ariko akomeje yasanze hari urugamba rutarwanishwa inkota, ahubwo asanga hari urugamba rurwanishwa gusenga no kwizera no kwiringira no gukumira amajwi y'abadayimoni. Hari ahantu yageze mu gikombe gicuze umwijima cyitwa iki gicucu cy'urupfu, harimo amajwi ateye ubwoba yamuvugiraga mu mutwe no mu mutima we, akagira ngo niwe urimo kuyavuga. Akavuga ati ariko se ko ndimo kujya mu rurembo nkaba numva ndimo gutuka nyiri ururembo njyamo, ubundi ubu nakwisubiriye inyuma. Ariko ngo ateze amatwi neza yumva siwe ubwe urimo kuvuga ayo majwi, yumva na majwi y'abadayimoni. Uyu munsi rero ntabwo nzi urugamba uramukanye, kandi mbibutse ko turi abarwanyi, turi abasirikare beza, twogejwe mu maraso, turwana buri munsi, turuhuka iyo dushoje urugendo rwacu. Turi abarwanyi b'amasaha 24 kuri 24 barwana barinda ubugingo bwacu, ubugingo Yesu yatangishije kumena amaraso igorogota ku musaraba. Kandi urwo rugamba tuzarusoza ruko umuntu bamuririmbiye aheza mu ijuru. Imana iduhaze uburame kuzageza igihe imvi zacu zizaba uruyenzi, tuzinjire mu mva zacu dushaje neza, ariko tuzaba abarwanyi bameze nk'umugaragu w'Imana Yobu wavuze ati ibyiringiro byanjye nzabimanukana mbigirane hariya ku mwobo w'ikuzimu, mbyiyorose mu mukungugu. Umunsi Kristo azabaje gutwara itorero nzazuka nsanganira umwami wanjye. Rero nta muhanga nicyo ukwiye kumenya kuri uyu wa kabiri. Urugamba rwose ntamenya uramukanye rukumazeho iminsi cyangwa ruri bukuramukeho, ubwira Uwiteka uti Uwiteka, nk'uko Dawidi yagusabye ngo nyigisha kurwana kandi yari umurwanyi uhambaye, nanjye unyigishe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yaravuze ati wigishe intoki zanjye kurwana n'amaboko yanjye uyigishe kurasana.
ese twakwibaza ngo kubera iki Dawidi yavuze iri jambo? Ya mirwano yose navuze n'indi ntavuze, hari umunsi yahuye n'urugamba rwo kureba gusa. Hanyuma arebye areba iby'itegeko ry'Imana ritamwemereraga kureba. Areba umugore arimo gukaraba, amaso ye aramuheheta, agwa mu cyaha gikomeye. Hanyuma agirwaho ingaruka zikomeye mwese muzi, abasomyi ba Bibiliya muzi. Niyo mpamvu rero yavuze ati mbonye ko mu isi nta muhanga. Ni ukuvuga ngo kurangara gato k'umukirisitu kwatuma agwa mu makuba aremereye, nubwo warwanye na bya bindi muri ya myaka yose umaze, imyaka 15, imyaka 3, umwaka umwe, 2, amezi umaze mu nzira y'umusaraba wa Kristo, imyaka 40-50, urangaye gato, ndangaye gato, umwanzi Satani yaturasa hababaza, kandi kuzongera kuzahura ubugingo bwacu bikatugora cyane. Rero ndumva ndimo kubwira bene data ngo nimwiringire ko umurwanizi wacu ahambaye. Imana ishimwe cyane. Ni igitare. Iki gitare ariko ni igitare gisanzwe, haba hari umuntu ukibuka neza. Nkubwiye ngo genda wasa urutare, byakugendekera gute? Umunsi umwe narwanya n'umukonikoni ukomeye, muryango nari nagiye kubakamo urugo, bari banyisheje barambwira bati dufite umukonikoni mu muryango wacu, nutitonda nta nubwo uzamara amezi 2. Yego. Mwe warambwira ati ndanabizi, yabivuze numva ntago uzabaho, nuzuzanye bya bindi byanyu bya kirokore byo guhobera no kugira gutati ntuzabaho. Numvise ntabihaye agaciro, ariko amubuhamya bw'ibyabaye ntiriwe ndondora hano. Hanyuma arambwira ati Clarisse uzaze uri maso rwose, ndashaka kubaha ubuhamya bw'igitare, twizeye ibintu bihari. Ndakomeje mu rugendo rwanjye, twizeye Imana ishoboye byose, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Koko bidatinze numvise ntangiye kurwana intambara, kandi menya neza ko ari we turimo kurwana, ko yarinze ku yindi. Hanyuma ijoro rimwe mu yandi majoro yose nirengagije n'ibindi byose yakoze, ijoro rimwe arantera. Yarababajwe cyane nuko ibindi byose yakoze byamisinze cyangwa bitageze ku ntego yabyo. Hanyuma mbona yikomanze mu gahanga cyane. Iyo turi ku rutare, iyo dushinzwe ku rutare, iyo tuyobowe n'urutare rwose, tumenya n'ibyo abadayimoni barimo kudutekerezaho n'imigambi mibisha badufitiye. Yikomanze mu gahanga aravuga ngo ndashaka ko intumbi ye isohoka muri ruriya rugo ku munsi w'ejo. Nkibibona nagiye kubona mbona ibintu by'ibigabo by'ibidayimoni bimwe bajya bavuga ngo byubatse ibizigira, bifite amatuza. Ngiye kubona mbona byanyuzuye aho nari ndyamye, ubwo nari imeze, nari ndi mwihishurirwa, nari ndi mu nzozi. Ngiye kubona mbona ikigabo kimwe cyanyuzuye, mvuze mu izina rya Yesu nanjye nk'iryantabaraga, mvuze toka shitani, mbona cyanyuzuye ntikirimo kugenda. Hanyuma nekereza guca nko mu maguru ye ngo nirukanke, nabwo nsanga cyangwa se rwose nakoze iki? Narwanye naho hantu, umwuka yanyigishije iki? Nahise mvuga nti Kristo, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Donc taktike zose mu mwuka nari nararwanishije ko twarwanye igihe kirekire, uwo munsi intwaro zose nari nararwanishije nta nimwe yari bundokore, keretse kubwira Kristo ni wowe wenyine nkumanikiye amaboko. Yagize gutya, azamura ishoka yari ikoze mu cyuma, ari ahasa hari icyuma, ari n'igiti cy'ishoka cyari icyuma. Azamura n'imbaraga nyinshi ko nababwe yarateye, ajya kunyasa. Rwose numvise niyakiriye ko numvaga umutima wanjye utanega ikiboni niba kinanyishe ndatashye. Ariko nagiye kumva numva urutare. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Twizeye ibintu bihari bene data, ntago gukurikira Kristo ari ukuyoba.
twizeye ubuzima buhari tukiri hano mu isi. Amen. Urutare rwakoze ibintu biri automatique, ruhita ruza runtwikira umutwe, akubita urutare ararwasa, ishoka imugaruka mu gahanga, imwikubita mu gahanga. Ngiye kumva numva umugabo aguye agaramye. Amen. Mwene data, ndumva shaka kukwiringiza ibihari. Ndakubwiye, wiringira Uwiteka ko ari igihome cyawe, wiringira Uwiteka ko ari igitare cyawe. Ubundi numara kwiringira ibyo ngibyo, byiringiro byuzuye, umenye ko intambara uzarwana yose igitare kizajya kikurwanirira. Mbese urarwaye, igitare nyamara kirahari. Yesu akiza indwara. Amen. Akoresheje abaganga, akoze ubwe. Mbese urashonje, Yesu agaburira abashonje. Imana, iki gitare cyabahereye amazi yo kunywa mu butayu baguye umwuma, bahawe ibyo kurya manu. Mbese wanzwe n'abantu? Kristo ni urukundo rwawe iteka. Mbese ufite ikibazo ntabasha kumenya, aha ntabasha guhishurirwa? Humura, Yesu ni igitare gihambaye. Wowe umubwira uti nyigisha uko ndwana uru rugamba, mp'icyerekezo. Imana ishimwe cyane. Ni ibyanditswe byera, ni ijambo rya burakeye rikubake nk'uko rinyubatse, kandi umwuka wera agusobanure kurutaho. Dusenge. Uwiteka Imana isumba byose, Hallelujah. izina ryawe rishyirwe hejuru muri iki gitondo cyiza cy'umugisha. Yes, yes, uyu ni yes. umunsi w'igiciro ku buzima bwacu. Yes, Twari yes, dutegerezanyije yes, amatsiko. yes. Twebwe iyo turyamye tukwiyeza turindiriye yuko impanda yawe ivuga, cyangwa urupfu rugashaka uwarwo. Ariko itegeko ryavuye mu ijuru, utegeka abamarayika kurinda uyu mwuka tutagiraho uruhare namba tw'ubwacu. Umwuka wera utugumamo, umwuka w'ubugingo utugumamo. Turamuka twumva tugihumeka umwuka w'abazima kubw'ubuntu bwawe n'imbaraga zawe. Igisobanuro cy'ibyo ni uko imigambi yawe igikomeje ku buzima bwacu, kubera ko ab'imigambi yawe yarangiye ku buzima bwabo ntago bagihumeka umwuka w'abazima. Umuntu wese mwiringize ko mu makuba afite, mu bigerageza afite, mu bibazo afite, mu burwayi afite, mu byago bimugose, abagoswe n'urupfu, abarwana n'abakonikoni, abarwana n'inzara, abarwana n'ubukene, abarwana n'ubushumeri, abarwana intambara z'uburyo bwose, ubiringize ko ari wowe gitare gitanga byose. Haleluya. Urakoze data wa twese mwiza, urakoze byiringiro bizima. Ngaho komeza kubana natwe muri gahunda zikurikiyeho, kandi iri jambo risobanurire abera bose aho bari mu madini yabo, mu matorero yabo. Mana uri basone kuruta uko nyine arisobanura. Nsenze ntyo nizeye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana iguhe umugisha. Reka dusengere ibyifuzo, kandi dusengere ibyifuzo. Bene data bamaze kumva ijambo ry'Imana rirabahugura. Burya tumaze kumenya ko amajwi yose twumva ntabwo ari amajwi agambiriye mu bigingo bwacu, ahubwo abadayimoni baduhumekeramo ngo dutuke Imana. Nk'uko tubyumvishije rero, umukozi w'Imana mu Kristo, dayimoni zamuvugiyemo. Umukozi w'Imana, Imana imuha umugisha kugira ngo atuke aho arimo yerekeza, ariko ngo yisuzumye muri we asanga ni imyuka y'ikuzimu inaniza abagenzi irimo iratuma atuka Imana. Uko kwivovota kw'Abanyarwanda bamaze iminsi mu kwivovotera ibibazo n'ibigeragezo bitaguca intege. Utacibwa intege n'ayo majwi wumva atuma wivovota kubera ibigeragezo, ahubwo urutare nirwo rutuneshereza. Imana iguhe umugisha umukozi w'Imana. Tujya gufata umwanya wo gusengera ibyifuzo. Ahari hari umuntu unaniwe muri uru rugendo, wumva wacitse intege burundu, wumva wihebye. Hari igihe abantu bacika intege bakiheba, no gusenga bikabananira. Ijwi riterura ngo basenge bakumva nta bihe byiza bafite, bakumva neza na bihe byiza bafite. Ubundi bakavuga ati Mana yacu, Mana uranzi, ariko ngewe uranzi, ariko ngewe warandemye. Ibyo bintu byose ni ibinaniza umugenzi. Imana irakuzi, Imana urayifite, Kristo ari kumwe nawe. Kristo ntiyigeze kujya kure, ahubwo reka dusenge Uwiteka urutare
akurwanirire, yongera kwiyereke, yongera gufate, yongera aguhumekeremo mwuka wera, yongera kwambika ibihe byiza, wongera ugira imbaraga zo gusenga. Tugiye kubanza dusengera abantu bose bagize ibihe bibi mw'iki gihe, bakaba gusenga byarabagiye kure, abaguye bakava mu byizerwa, abacitse intege, ijwi ryawe rikaba ryarabaye rito mu gusenga. Ariko reka dusenge, gerageza ufata ahantu urwaye. Neza kukiza indwara. Haleluya. Neza kukiza indwara. Haleluya. Izina ryawe rishyirwe hejuru Kristo. Watsinze urupfu uzura Lazaro mu mbaraga zawe. Dusengeye bene data bose barwaye. Hari abarwaye imitwe, hari abarwaye imigongo, hari abarwaye indwara z'ubuhumekero, hari abarwaye indwara z'imitsi, hari abarwaye indwara z'amagufwa, hari abarwaye indwara zo mu maso, hari abarwaye indwara z'uruhu. Mu izina rya Yesu Kristo Umwana w'Imana. Hari abaterwa n'abadayimoni, imbaraga z'Imana zibakize. Mu izina rya Yesu Kristo Umwana w'Imana isumba byose. Daimoni uteza kurwara amaguru, daimoni uteza kurwara umugongo, daimoni uteza kurwara mu nda, daimoni uteza isereri, daimoni uteza amaso, daimoni uteza stress z'indwara. Imana ishobora byose, turasengera buno buzima, turasengera aya maguru, turasengera uyu mutwe, turasengera aya maso, turasengera uyu mugongo, turasengera aya munda, turasengera izi mbavu, turasengera aka gatuza, turasengera aya maso, turasengera bino bitugu, turasengera amaguru, turasengera amavi, turasengera amaso, turasengera amagufwa, turasengera bino buzima. Satani yahinduye imbata, aya maguru Satani yahinduye imbata. Haleluya. Mbaraga ziba muri aya maguru, mbaraga ziba muri uyu mugongo, mbaraga z'ikuzimu zafashe uyu mutwe zikawutera kurwara, zikawutera isereri. Mbaraga z'abadayimoni zihishe muri aya maraso, mbaraga z'abadayimoni zihishe muri aya magufwa, mbaraga z'abadayimoni zihishe muri aya maguru, zihishe muri aya matako, zihishe muri uyu mugongo, zihishe muri aya buzima. Dayimoni utera umuga, ushaka kumugaza abantu, ushaka kumugaza uyu mutwe, ushaka kumugaza aya maguru, ushaka kumugaza aba bantu ngo badahaguruka, ngo bakorere Imana, bahoraga basenga bakorera Imana. Dayimoni urabananiza, natwe turakunanije. Haleluya. Rakura aya maguru dayimoni, rakura uyu mugongo dayimoni, rakura uyu mutwe dayimoni, rakura ubuzima dayimoni, subira ikuzimu dayimoni, subira ikuzimu dayimoni, subira kwa butumya dayimoni, rakura buno buzima. Ubu buzima bw'uyu mumama uraburekura, ubuzima bw'uyu mukobwa uraburekura, ubuzima bw'uyu mwana urabuka bugende mu izina rya Yesu. Tora umutwe, sohoka muri uyu mutwe, sohoka muri aya maso, sohoka muri uyu buzima, sohoka muri ubu buzima, sohokamo, 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 sohokamo mu nda y'imisozi miremire mu izina rya Yesu Kristo Umwana w'Imana isumba byose. Uwiteka urakoze Kristo, 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 urakoze kukiza, urakoze kukiza, urakoze kukiza, urakoze kukiza. Dusuzuguye izi ndwara mu izina rya Yesu. Nahaguruka agende, nahaguruka agende, nahaguruka agende, nahaguruka agende. Aya maguru agende, aya maguru agende, uyu mugongo nurekure, uyu mugongo nuterane. Imana ishobora byose, uyu mugongo nuterane. Imana ishobora byose. Shimwe Mwana w'Imana isumba byose. Urakoze Uwiteka, urakoze kukiza, 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 urakoze kukiza. Uwiteka mubyeyi, Uwiteka mutabazi, Uwiteka gitare igaragariza uyu muryango, uhora mu matiku n'inzangano, uhora mu matiku n'ibigeragezo, uhora mu bukene kandi rwose bakora ingaki zikabatera. Uwiteka gitare, igitare cyawe nikigere mu uyu muryango, gihindura amateka n'ubuzima mu izina rya Yesu. Abantu bamaze kukwemera, bamaze kumenya ubutware bafite, babohora ingoyi zose zibabase, ubutware bw'Imana bugaragare muri bo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana, urakoze cyane ko uri Imana ishobora byose mu izina rya Yesu Kristo.
amena. mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana isumba byose. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana yumva gusenga mu izina rya Yesu, kandi uri Imana isubiza. Imana igira neza. Na hano umugaragu wawe yarakumanikiye amaboko kandi yiringiye kuri buvana ibisubizo by'ijya adafite mu bwami bwawe bikagera ku buzima bwe. Wasubije abera bari bafite ingorane n'amakuba byinshi bageragezaga gukora ariko imbaraga bafite zikagira limite. Uwiteka uri Imana yumva gusenga kandi urasubiza. Wasubije Hana umuha umwana. Uwiteka nsengeye bene data bamaze igihe kirekire ku musozi w'ikibazo cyo kutabyara. Hari abajya kwa muganga bakabona indwara, hari n'abandi bajya ntibabona indwara. Uri Imana itanga urubyaro. Nsengeye inda zabo kugira ngo zizibure. Ubaha abana Uwiteka. Birukanye dayimoni w'ubugumba mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana isumba byose. Nsengeye bene data bafite ubushomeri bakeneye akazi. Uri Imana itanga akazi rwose. Ntabwo ari umwanzi wagahaye, si na babiri ni na benshi, ntabwo uzi umubare wabo. Wabasubije ndeba kubwo gusenga no kukwiringira. Uwiteka hari bene data bafite ibibazo tutabasha kurondora ahangaha, ariko Uwiteka Mana ibona byose. Umuntu wese upfukamye arimo kukubwira ati data kuri iki cyifuzo uri Imana itanga amahoro yuzuye. Yewe data bagirire neza Uwiteka. hari abagore n'abagabo babajwe nuko batanye, hari abagore n'abagabo babajwe nuko bashwana bapfusa, abadayimoni barabateye. Uri Imana yubaka ingo, uri Imana irinda imiryango igaca mu bikomeye ariko igakomeza, kandi abantu bakabaho bubatse umuryango wabo mu mahoro. Yewe Uwiteka Imana isumba byose, ndagutabaje kugira ngo usubize kwifuza kwa bene data. Hari abakeneye amafaranga yo kwishyura abana ku ishuri, barakubita hirya hino bakabona ntibarimo kuyashyitsa. Uri Imana ikora ibitangaza, utanga minerivare izina rya Kristo Yesu. Hari abana barimo kugutakira kuvuga bati dufite ikibazo cy'uko dutsindwa. Mana itanga ubwenge, girira neza abanyeshuri bari ku mashuri. Mana ubaha ubwenge abarwaragurika n'ibiga turabasengeye, abiga bakibagirwa turabasengeye. Imbaraga z'Imana zikorane nabo, nizigendane nabo izina rya Yesu. Abakozi bawe abo wahamagaye bagukorere Mana, bagirire neza ububayishe, bakurire isuzuguriro mu izina rya Yesu. Abarimo imyenda n'amadeni uyu munsi wirirwa kubishyurire, twamaganye igisuzuguro cy'amadeni. Mana reba neza abafite amadeni bishyurire, bagirire neza abahombye bakora bizinesi Satani akabatera guhomba. Mana bagirire neza, ongera ubiyereke, dusenge aho bakorera bakureho ibihombo mu izina rya Yesu. Ibi bihombo turabyanze, ibi bihombo turabyamaganye. Mana biyereke, bakureho ibisuzuguriro. Abarwaye bari kure, uburwayi bwafashe, indwara zisanzwe bahora bivuza, buri kwezi ni kwa muganga, buri cyumweru ni kwa muganga, baziranye n'ibitaro kurusha uko baziranye n'ubuzima. Mana bagirire neza, dayimoni uteza indwara ibarekure mu izina rya Yesu. Urakoze Mana kumvisha gusenga, uhabwa icyubahiro ko wumvisha gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo. Ufite ibyifuzo, reka rero n'ubundi umukozi w'Imana dusengere tubashe kuza gusoza, ariko nawe wumve yuko icyifuzo cyawe Imana yakibonye kandi igiye kugikoraho. Hari bene data bifuza amazu yo kubamo bafite amadeni, abo bose ibyifuzo byose tubikusanyirije hamwe muri iki gitondo muri iburakeye turabiguhereje, kuko uri Imana yumva kandi uri Imana isubiza. Imana igira neza rwose. Urakoze data wa twese uri mu ijuru, ngaho ubwami bwawe buzire imitima yabo, irari ry'imitima yabo rihazwe nawe, kubwa Yesu tubisenze twizeye. Amen.